Murakoze cyane. Uyu munsi ndashaka kuguha amakuru utari ufite, amakuru akugenga uhereye none ukageza iteka ryose. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu, ubundi ukajya wumva amakuru y'Imana, icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Reka dusome Zaburi y'121. Turahera ku murongo wa 5. Hano harimo amakuru yawe, amakuru yawe kandi y'ukuri yizewe atavangiye, ni ubuhanuzi Imana irimo ivugana nawe. Ku murongo wa 5 harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Akira ijambo ry'Imana, ni ijambo riturutse ku Uwiteka. Azakurinda uhereye none ukageza ibihe byose. Rero uburinzi bwa mbere ukeneye ni ugushaka Uwiteka akakurinda, agakora uburinzi ku buzima bwawe. Buriya iyo ufite uburinzi budasanzwe ugira amahoro, ibyo ukora biremera, ariko ibintu byose birimo akavuyo nta kintu wageraho. Niyo mpamvu usabwa kwiyegereza Uwiteka kugira ngo areme ibidasanzwe ku buzima bwawe. Akira uburinzi bw'Imana, akira ijambo ry'Imana. Kora subscribe ndetse na share, ujye ukurikirana ibiganiro byacu kuri Dukuzumuremyi Family. Murakoze.